umuntu wafashe umwanzuro witwa kumaramaza ikintu yirinda ni ukureba iburyo n'ibumoso no kureba inyuma. Gahunda ni amen. Mukicira urubanza kuri bimwe na bimwe bibariho bitarahinduka. Ntukavuge ngo uri igicibwa, shitani ntakagutungira urutoki ngo akubwire ngo iki cyarakunaniye. Guhamagaza kuba wumva ijwi ry'Imana ujye uhita ugenda, kuko ahantu Imana yagushyira hose ni heza. Imana rero ni Imana idashobora gutakaza umuntu yaremye. Hari icyigisho nateguye uyu munsi ndi kubwira abantu ngo ntibagafate Imana aho itagira ubwenge. Urabona Imana burya kugira ngo Imana ijye kure mu muntu, nubwo aho wavukira hose n'uwakubyara uwo ari we wese, ni ibintu yiga, ni ibintu itekereza ikiga. Aho wavukira hose naho mama wawe yaba ameze gute, iba yakwizeho yagutekerejeho, ntabwo ujya upfa kuza. Ni nayo mpamvu nta muntu n'umwe ushobora guca Imana muri humye. Ni niyo mpamvu Imana ikurikirana abantu bari mu isi, ukabona ari ababi n'abeza bose bahaye imvura, ukabona ababi n'abeza ku ishuri bose babona diplome, ukabona ababi n'abeza bose bubatse amazu. Uzi impamvu? Ntabwo Imana ari umubyeyi ubyara akajugunya. Ntabwo Imana ari umubyeyi ubyara akajugunya. Imana ni umubyeyi ubyara kandi ashoboye kurera abo yabyara. Hari abantu benshi bajya bibaza ngo kuki abantu bahiriwe ngo kandi batubaha Imana. Ni abana bayo, ni abana bayo, ntawe bireba. Yego, bishatse kuvuga ngo uyu munsi Imana ibahaye ni umunsi mugomba kubyaza umusaruro, kuko ibyejo n'ibyejo bundi ntabwo ari ibyacu. Imana nihabwa icyubahiro. Amen. Rero nishimiye kubabona mu gisenga kandi mukiri imbere y'Imana, mucyumva mwumva muryohewe. Nabonye hano harimo abantu bafite umunezero mwinshi cyane. Ngewe rero biranezeza. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Usibye urucanege rw'abadayimoni, burya abantu ni babi. Mureke mbabwire, ubushize narababwiye ngo umuntu wananiye Imana ntabwo ari mwe muzamushobora. Mwari muzi ko umwana w'umuntu yananiye Imana yo mu ijuru, aho yicaye ikavuga ngo nicujije icyatumye nde mu muntu. Hanyuma umuntu se Imana yicujije icyatumye imureka, we wamubasha gute? Umuntu nakwemerera muzabane, natakwemerera uzamwihorere, kandi nibidakunda ntuzamuteho igihe, ahubwo kubwawe ruhande ujye ubana n'abantu bose. Haleluya! Amen. Amen. Uzi ijambo Gahini yabwiye Imana, Gahini yabwiye ijambo Imana mitambabarira abantu. Imana yabajije Gahini ngo murumuna wawe Abeli ari ngo njyewe se ndi umurinzi we. Umuntu utageze uburere n'imbere y'abantu akabubura n'imbere y'Imana. Imana yaremye isi nta muntu uhari, igahanika ikirere nta muyedi n'umuhereza bari kumwe, ngo njyewe se ndi umurinzi we. Yesu we, nese abwira Imana n'abantu batagira uburere imbere yawe, ntabwo ari njyewe bazubaha, njyewe utararemye n'urutoki. Ubwo bishatse kuvuga iki? Mu buzima bwanyu ntabwo mukwiye gucumuzwa n'ikiremwa muntu. Kubera iki? Ubundi umuntu arimo imishinga y'Imana. Umuntu Imana imukoresha kugira ngo uzamuke. Burya ahantu hose twagiye tugera ni abantu Imana ikoresha. Iyo ishaka kukwigisha ikoresha abantu, ishatse no kukuniga ishobora no gukoresha abantu, ishatse kuguha akazi ikoresha abantu, ishatse kukakwirukanaho n'abantu. Umuntu ni umushinga w'Imana, yaba mwiza yaba mubi. Imana rero nishimye. Amen. Nateguye amasomo agera kuri 3. Amasomo agera kuri 3. Ndashaka ko ubwo nyine mbabonye no kuzajya dufatiraho burya ibyo bibara. Nateguye isomo ryitwa kwimuka ugatura ahandi hantu, ariko ndashaka kubyigisha mu buryo burambuye, nigisha ijambo ryitwa kumaramaza. Amen. Iyo duhurira dutangirira kugira gute? Kumaramaza. Ariko uzi kumaramaza? Haleluya. Kugira gute? Kumaramaza. Ijambo bita kumara
iyo uvuze ngo ndamaramaje naho waba uri kwirukanka ukabona imbere hari amahwa ntubabarira ibirenge byawe, naho waba uri kwiruka ukavuga uti hari ako hari icyobo nidanje. Mbese umuntu ufata umwanzuro witwa kumaramaza, ikintu cya mbere akora ni ukutirebaho. Icya kabiri turi buganire, kuguma mu byo kwizera. Kuguma mu byo kwizera, muri make kuguma mu byo wizeye. Kandi mwebwe ibyo mwizeye ndabizi, mwizeye Yesu. amen. Icya gatatu, kwera imbuto. Ni ibintu bitatu. Haleluya. Ijambo rya mbere ryitwa kumaramaza, ndashaka mbere ku mugabo wamaramaje. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere. Ni icyigisho cyitwa kumaramaza. Ibi bintu bitatu bigendane n'ibindi byose bizaza. Haleluya. Amen. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere, ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Aburahamu yagiye i Kanani. Aburahamu ntuhite wumva uhita umenya ngo ni wowe Aburahamu. Amen. Dusome. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, siga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana nishimye. Nimba hari abantu nigisha nkishima, namwe murimo. Amen. Nababwiye ko duhera ku ijambo ryitwa Kumaramaza. umuntu wafashe umwanzuro witwa kumaramaza. Ikintu yirinda ni ukureba iburyo n'ibumoso no kureba inyuma. Gahunda ni Amen. kumaramaza. Nimba hari umugabo wamaramaje akantangaza, ni Aburahamu. Aburahamu yabaga mu bigirwamana nka bimwe mwari mwicariye, bya bindi tuziranyeho. Haleluya. Amen. Yari afite ibigirwamana. Kandi Aburahamu uyu muryango Imana yari imubwiye guhagurukamo yari umuryango we. Wari umuryango we. Wari umuryango yarwaraga bakamusura. Wari umuryango yaterwaga bakamutabara. Wari umuryango wari urimo amasambu n'imikumbi. Wari umuryango, ibaze ni mu muryango. Amen. Ariko ngo Uwiteka amwitegereje, abona muri we harimo gushaka indi mana itandukanye n'izasi. Reka babwire imana za papa we. Ibimana bya papa we mu gitondo akazuba gatangiye kuva yabisohoraga aho babibikaga akajya kubyana. Mureke babwire, akabyanika bicunaguza, sibyo? Hakareba rumwe akarwegura ngo ni urumana rw'izuba. Nk'uru runtu nterura rutazi kwiterura, ubu koko rwamye izuba. Aragenda akajya kritika ku bigirwamana bya papa we, ibintu bitiyanura byakanurana. Ibintu baterura byakora iki? Mu mutima we akumva ko hari indi mana, ariko ntabashe kuyimenya. Nicyo gituma ntagira uguca intege. Naho waba utarayimenya ariko wuzuye kuyimenya, yakwiyereka. Kandi ikindi, ntabwo umwana akura ngo yuzure ingobyi. Yego. Kandi amakara iyo ucanye imbabura ntafatirwa rimwe. Ubwo se wahagarara hejuru imbabura ngo iki kibabura ukagiterura ukakimena ngo kubera icyo atakiye rimwe, ikara rimwe rifatisha irindi rigafatisha irindi, ubwo uyimenye waba wihombeye. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu yakiriye agakiza ntahita akura. Nk'uko umwana avuka hakabaho igihe cyo guterurwa, akagera igihe cyo kwicara, akagera igihe cya dede, akagera igihe cyo kwiruka, tape kuri tape. Ni nako mu buryo bw'umwuka bimeze. Ntimukicire urubanza kuri bimwe na bimwe bibariho bitarahinduka. Ntukavuge ngo uri igicibwa, shitani ntakagutungira urutoki ngo akubwire ngo iki cyarakunaniye, ujye umubwira ngo umva ibyo yakoze. Reka nkubwire, kuba Imana yarakogoshe direde zawe ikagukuraho ya mazuru wari warashize aha ngaho,
nibura ukaba ufite ubwanwa Jackie ari he Jackie genda wicare hariya Jackie bari buza hano ntacyo bitwaye ye Damascene sorry yego rata urabona ko ari umugabo kuba Imana byonyine yaramuhaye forme y'abagabo kandi muzi ukuntu yatwaraga agashakoshi ntabwo mubizi nibitaremera nibitarakunda ntuzicireho iteka Imana yaguhamagaye ukaba uzi ko noneho uri umugabo utakiri umugore n'ibindi zagira gute Zabikora. Satani ntazaguca intege abakozi ba shitani ntibazabaca intege aho mwicaye ujye wigirira ikize Use wajya gutoteza umwana ngo kuki atari kwirukanka kandi igihe cyari cyo kwicara babarira ubwire koko umwana yaba yiyicariye ataramenya kugenda ukaza ukamukubita ati kubera icyo utari kugenda ntabwo imyaka ye yo kugenda iragira gute ntabwo iragera kugenda ako abantu babaye bate ngo ntuze irakijwe ariko oya turacyahari di ariko Urakijwe yabivuye. haleluya Amen. ntabwo wakubita umwana ngo kuki ari kugenda amadede yitura hasi ngo ariko kikiri kugwa niho ageze haramenya kwiruka aragenda gutyo sibyo ubwo sibyo yabizira muri ibi bintu by'Imana nta n'umuntu ujya ukura ntakagira abababeshya ibintu by'Imana ni ibintu utakwigira rimwe ngo ubifate umuntu azarinda apfa bamuhambe agikeneye kugira ibyo amenya ku Mana kuko ntimenyerwa Imana ntabwo ari igitabo kimwe Imana ntabwo ari ibitabo bibiri Imana n'ingari naho wayandika warinda upfa utayimenya kasanga umuntu aramamagaye mama Sharire wambwiriye Imana ikampa kumera nkawe bibaze hoye nawe ubwawe wuriwe urihagije Imana ishimwe uyu mugabo Aburahamu haleluya Amen. ngo Imana imubona mu bigirwamana bya papa we ngo imubona ukuntu yanika kanura ariko atabishaka ngo yajya no kubicuruza ati ninduguze ibintu bitareba nindugura ibintu bibanura mbese shaho ubundi umuntu agiye gushakira abakiriye ikintu ntavuga ukuntu ari cyiza bega umwana shaho yari umucuyi oya nindugura ibi bintu bidakora ntibikorakore nindugura ibi bintu bitavuga ntibirebe akabisebya ngo Uwiteka murebe yahwari ubigirwamana byase aravuga ati uko biri kose uyu muntu arashaka Haleluya. 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 mureke ndabwire nimba hari ikintu Imana ikunda umutima uyishaka wayishakira mu kabari aho waba uri hose ariko Imana wanyeretse ko kukankora ku nzoga wanyeretse ukankora kuri uruta wa muntu wicara kamera nk'inka hari umuntu wiryamira ntamenye kwibaho akibyukira akamara imyaka 50 azi ko no mu ijuru hari Imana rero muri mu murongo uyu murongo murimo no gushaka Imana uzajya ugenda uyimenyaho gato yimenyeho gato kandi uko ugenda utera intambwe uyisanga ni nako nayo itera intambwe igusanganira Aburahamu Uwiteka aramuhamagara haleluya Amen. yumva ijwi ry'Imana Imana iramuhamagara ngo Aburahamu nkuko namwe yabahamagaye ugira ngo burya ntihari ijwi ugira ngo ntimwakubitanye n'ijwi ry'Imana mwakubitanye n'ijwi ry'Imana ahubwo buri wese afite ijwi ry'Imana uko ryamusanze Imana inyura mu bantu ihamagara abandi Imana iriyizira ubwayo Imana ifite ahantu henshi yaca no mu mutima wawe hanyuma Imana iramubwira ngo va mu muryango wawe ureke mbabwire hari ahantu Imana itakemera kuba hari ahantu Imana itataha hari abantu banayihamagara ntize kubera aho batuye Imana umuzi ngo abantu bose bayihamagara barayibona reka da hari n'ahantu yihamagarira itinda kurahese nahinjira Imana umuntu yihamagara hari ahandi hantu abari ni naho shaka kubabwira ngo Imana ibashyira ahandi hantu Imana ibona ko mu bigirwamana by'iwabo itazabasha gukorana na Aburahamu iramubwira ngo va mu muryango wanyu usige ibigirwamana by'iwanyu uze njyewe nkwereka ahandi nzakwituriza mureke mbabwire iyi Imana iguhamagaye ntikugumisha muri rubanda Amen. Amen. urishobora kwigira ngo wicaye ahangaha ubana n'abantu ariko burya ntitubana n'abantu mu buryo bw'umwuka hari ahandi hantu dutuye burya niyo mpamvu umuntu yabona uyu mukozi w'Imana yamureba mu bo babanagiriye
akabona ni ikintu kituzuye mu mutwe. Kubera iki? Dore amaherena yayakuyemo, direde yarogoshe, ariko abakiriya babona uri igicibwa. Kubera iki? Bafite aho batuye, nawe hari ahandi Imana yakwiretse. Mu buryo bw'umwuka rero, mu buryo bw'umwuka hari ahantu umuntu aba atuye. Imana iramubwira ngo nge nzakwituriza ahandi. Nkwifurije ko Imana igutuza aho udashaka, igutuze aho abantu badashaka, ahubwo igutuza aho yo ishaka. Kuko nigutuza aho ishaka izagiza kukureba utiriwe unayihamagara. Kandi reka nkubwire, nutura ahantu Imana igutuje, ni ukuri izagiza igusura utanavuze ngo ngwino Mana. Ubwayo kuko enatando edraya, kuko izi aho yakwiturije, izagiza kugusura itanaguhamagaye, udafashe n'ibihe, kuko aho utuye ariho yo yakwishyiriye. Nkwifurije gutura aho Imana izi. Amen. Ndabyakiriye. Irangije imubwira amagambo akomeye. Iramubwira ngo numara kuza Aburahamu. Umva ukuntu Aburahamu rero yari yaramaramaje. Ashaka kukubwira ngo numaramaze. Imana imubwira ngo ngwino. Ntiyagiye gusezera iwabo. Ari kumwemerera se? Buriya abo mwasiziyo ntabwo babyemera. Ntabwo bari kumwemerera. Ntabwo yigeze ajya gusezera. Ikindi ntiyakubise imibare. Hari abantu Imana ihamagara bagakubita imibare. Kavuga tubona abanaga n'abasirimu ngiye kubana n'abarezi. Sinzi umuntu wabwiye abantu ko abantu bakijijwe atari abasirimu, ahubwo nitwe dusirimutse. Bagakubita imifite inshuti zimburira akayoga, ngiye kuzibura. Niboneraga amafaranga mu buryo bwihuse, ngiye kujya nyasengera. Abantu bagira imibare shaho. Imana ihamagara abantu bagakubitamo imibare. Iyo iguhamagara ugashyiramo imibare ntubukitabye. Iyo iguhamagara kuba wumva ijwi ry'Imana, ujye uhita ugenda, kuko ahantu Imana yagushyira hose ni heza. Aburahamu yirinda imibare, ahita afatira ibazema. Umuntu ataye uwabagiye aho atazi. Umva ikintu gitangaje. Aburahamu Imana imuhamagara, ntabwo yigeze imubwira ngo uzatega iyi modoka. Ntabwo yamubwiye ngo uzavira mwaha ujye kuba muri iyi nzu, ngwino ujye mu gihugu nzagira gute, nzakwereka. Ariko hamwe no kumvira Imana, umva amagambo Imana yamubwiye. Yaramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ubwoko bugize gute? bukomeye. Ubwoko bukomeye ntabwo ari ubufite ibinoti. Shitani maze ntazagushuke. Ubwoko bukomeye ntabwo ari abantu bafite imiturirwa. Ubwoko bukomeye ntabwo ari abantu bakomeye. Kuba ubwoko bukomeye ntabwo ari ukuba umushoramari. Kuba ubwoko bukomeye ntabwo ari ukwiga menshi. Byonyine kuba Imana yicara ikavuga ngo uyu muntu ndamwemera. Nimba hari ikintu nabonye umutungo wimukanwa, ni ukwemerwa n'Imana. Imana ikwitegereje mu basore bari i Kigali cyangwa ku isi, iti ndakwemera. Ubu ufite ubutunzi, none se tuvugisha ukuri, ufite nk'umusirikare ukwemera ukomeye, mubigenderera. Ucaga hano afite ububashasha, hano bavuga ari kwijyana, hari umuntu utegekesha ijambo, nta zindi mbaraga, ari ijambo kandi rikagenda. Uziranye n'umuntu ukomeye mu bisanzwe, urabiryamye, urabigende, hagize ukwiyemera ngo turetse dushamite mpamagara ntuzi. Hanyuma ibaze kumenwa n'Imana. Imana tudateze gushyingura, Imana idaharara nk'abantu, Imana itagira amatiku. Hari umuntu nabwiye Imana ntigira amatiku nka yacu. Utwo n'udutiku twacu. Imana ntigira ubusutwa, ntigira ubutiku, ntigira munyangire. Ni Imana kandi koko iteye ubwoba. Hanyuma kumenyana n'Imana igize gute, ishobora byose. Aburahamu Imana yambwira ngo uzaba ubwoko bukomeye. Arangije Imana iramubwira ngo nzaha umugisha abazagusabira umugisha, kandi umuntu uzakuvuma ngewe ubwanjye nzagira gute, nzamuvuma. Mumbabarire mbabwira aha hantu, ntabwo nifuza ko wumva kuri Nyakama. Bwira umutima wawe ngo ufite famiye. Bwira umutima wawe ngo ufite byose. Bwira umutima wawe kuri umubosi. Ubwira umutima wawe ko ibyawe byakemutse. Nzaguhindura ubwoko bukomeye kandi nzaguha umugisha. Nimara kuguha umugisha, umuntu wese uzibeshye akakuvuma, abantu bajya batuvuma kandi burya ntibazagushuka, nuko abantu batamenya ibyo bazira, burya bajya banatuzira.
ariko sha ubwoko bw'Imana burashingana ku myaku abantu bagira nuko Imana itandikaho ngo uyu mwaku uyu muvumo uzize iki ariko benshi bazira abandi. Uzakuvuma nzamwivumira, ubwo bivuze ngo ntuzigere ugira uwuvuma, ntuzigere usabira nabi, ahubwo Uwiteka we azajya ajya mu banzi bawe ubwe avugane nabo, azajya ajya mu bibazo byawe Imana ivugane nabyo, izajya ijya mu byo uhanganye nabyo y'ubwayo igenda ihangane, izabikubwira ngo wowe icara uri ubumbone, icara urugamba si urwawe. Aburahamu arimuka ngo Uwiteka aramubwira ngo uzagusabira umugisha nanjye nzagira gute, nzawumuha. Hari abantu benshi bagenda bagira imigisha kubw'abandi. Uzi ko guhumuriza umuntu byonyine ngo komera ari mu rugamba ari umugisha. Iyo uhumurije umuntu uri mu rugamba ngo komera, ubu ubwiye Imana ngo nanjye nimpura n'urugamba uzashakira abankomeza. Iyo uhahamuye umuntu ukamuhahamura ari mu rugamba, ubu uvuze ngo nanjye nimpura n'ikibazo uzashakira umpahamura. Mujye mwifuza kuba abantu beza mu myaka ya yose yo kubaho. Uzabasabira umugisha nanjye nzagira gute, ngo kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa iki, umugisha. Wari uzi ko umuntu umwe muri mwebwe ashobora gukiza benshi? Amen. Umuntu umwe muri mwebwe ashobora gukiza benshi. None se usibye ko abantu biga ntibafate, ubu urashaka kumbwira kuba waravuze ngo Yesu ni umwami byonyine, usibye abiziba amatwi ntihari byinshi bakwiye kubigiraho? Ubu se umuntu ufite umwana wamunaniye ntashobora gukomezwa namwe? Ubu se umuntu ufite umugabo wamunaniye ntashobora kugira ihumure ku bwanyu? Ubu se umuntu ufite ibye byamucanze ntashobora gukomezwa nuko mwicaye aha mumeze? Hanyuma iyo bari gusobanura ijambo ry'Imana abandi babumva Bibiliya ahubwo bakeguka bakareba umwigisha, sibyo? Mwebwe rero muri abantu bakomeye, muri abantu Imana ishobora gukirisha abandi. Niyo mpamvu bamwe muri mwe hari impfu mwatambutse ntimupfe. Burya Imana ntabwo yabarindiye ibintu byinshi, yabarindiye kuzabakirisha abandi. Niyo mpamvu Imana yagucungiye umutekano, ibyari kuguhitana burya byari byinshi, ariko Imana yateguye abo muzakiza nabo. Kandi n'ubu umuntu ashatse gukira yabakirira akavuga ati mu ijoro hari Imana, kuko hari byinshi byagira gute. Aburahamu arimuka ariko yagize kumaramaza gukomeye, asiga umuryango we, hanyuma ngo agera ahantu bimukomerana. Hahandi nawe uzagera utareka seka mba nibi bintu ari dandi. Agera ahantu hamukomereye ngo Imana ikajya ivugana nawe ngo izamugira umuntu ukomeye. Yiganiza ati ariko nkubaza, urangira umuntu ukomeye ntagira unkomokaho? Banza umunkomokaho, ubundi se numpa ibinote ukampa amafamu ukangira umutunzi nta kibondo ufite bizamarira iki? Izo ni detaye tugira, turi abanyamibare. Imana itari ko dore nzakugwiza. Imana ibwira Aburahamu umugoroba utangiye kugera ngo ngaho rarama urebe ku ijuru. Arararama ngo wabonye Imana nta soni igira. Imana sigira isoni ziki, nta soni igira, kuko isaha n'isaha yakora icyo yitumye. Ubu ngiye ashatse kugira icyo nkora no gutera ivi hasi nkasengera imishinga yajya, kuko ntako mfite, ariko Imana ntawe usenga. Ese mwibuka ko Imana yiremye? Murabizi ko yiremye nayo ubwayo yisanzeho, ndetse ngo nayo iritinya ubwayo. Iramubwira ngo reba ziriya nyenyeri kuri iyo uzibona zingana, uzi ko n'urubyaro rwawe ariko ruzangana. Birashoboka ko yavuze ati niko urubyaro rwawe ruzagira gute, ariko se mbabwire se yavuze ko urubyaro rwe ariko ruzangana, kandi umugore watangiye gusaza yaracuze ibyaha. Nicyo nkundira Imana. Amen. Amen. Mureke mbabwire, nuza gusenga ujye uzanira Imana ikintu gifatika. Mana mpa amafaranga koko. Ubu amafaranga nta muntu mwakubitana akaguha
bitanu utanamukoreye umva ibintu ubu yatse amafaranga akorerwa inaha uzaka imana haleluya ikintu gikurura kashi ikintu gikurura kurama ikintu gikurura ubuzima hari ikintu utunga kikabisumaku kigahamagara ibyaha n'ibyaha ukasaba imana kimukoroye uyu mwami turi imbere ntumubone ngo ntaho yicaye hano barutse gusenga amasengesho adasanzwe umwana wanjye Sharirene yari yambwiye ati mama ati mwatangiye gusenga mbona imana yicaye hariya afite ukuntu abana nayo haleluya amen ini ni hariya ini noneho birahindutse mbese rata duhita tuyifata ko yicaye hariya iyo ntebe ndavuga intubwo n'iyi imana uzisengesho twasenze naravuze nti buri wese agenda yipfukama imbere ahindutse twayifashe nkaho yicayeho nibyo noneho buri wese dukora karasisi haleluya tubanza kuyikubitira amasaka ibyo n'abana bawe haleluya tukayibwira ngo turagushimye waratugaburiye turagushimye duhaye inzu turagushimye minerivare iraboneka buri wese akajya imbere yayo ntimujya mugira gutya akayibwira tumaze kuyishima ntabwo ni buri wese agenda apfukama imbere yayo ko abonaga iraho rata apfukame namara gupfukama hanyuma yibwire imana iri hano ntukayisabe nk'uri kuyihanantuza kuri ubwo tuvugana hano muricaranye reka mbabwire Aburahamu ubundi hari igihe imana ikubwira ibintu uzi imana ikubwira imodoka nta n'igare ugira ibaze imana ikubwira ngo izaguha imodoka n'ibirayi byo kurarira kubera ikintu nta soni ifite ishatse yabizanira rimwe uzi ko imana yakwica mu isegonda cyangwa ikagukiza muri ibi kuko byose igize gute bifite maze ngirongera mujyana ahantu ku ruzi ku nyanja wabonye uyu musenyi nawe ubonye uzi ko abana bawe ariko bazangana yarasekaga ku mutima ariko nta jambo imana ivuga ngo bigire gute mwari muzi ko natwe turi urubyaro rwa Aburahamu murabizi neza ko natwe ari we dukomokaho none se koko si sekuru y'amahanga si sekuru w'amahanga hari ijambo imana ivuga ngo rihere imana nihabwe icyubahiro amen amen ibaze aramaramaza mu kumaramaza kwa Aburahamu niho imana yafatiye imyanzuro yo kumuha umwana imana ntabwo igikorana na ba Marishariyeri nakijijwe naguye nagize ububyutse ejo nabivuyemo ndi mu mwuka ejo bundi ndi mu mubiri oya ni ukuri kose ukuntu Pawulo yaravuze haleluya yaravuze ngo ndasiganwa ariko si nkutazi yonja ndateranya ibipfusi sindi nkuhusha ndashaka gusingira icyo Kristo yafatiye amen haleluya imana ujye ugenda gutya reka nkubwire sinzi terime nigeze kumva ngo kugira ngo ubimbwa wabimva imana yo mu ijuru ibashoboze kugenda imbere mu maramaza umusore aramaramaza uzi umusore umaramaza akavuga ngo wenda mpe atarashaka uzi gupfura umusore kandi hari amahirwe yo kubaho Saduraka aramaramaza Meshake aramaramaza na Ebedenego baramaramaza bati aho kugira ngo tukubararire igishushanyo cyawe afazari turajya mu itanura nimba hari ibintu imana ikunda umuntu umaramaza mujye mukora nk'abamaramaje musenge nk'abamaramaje mukizwe nk'abamaramaje imana uwo muntu ikintu imwemerera ni ikintu bita sapoti iguha umusadi ikaguha inkunga nk'igikundana n'abantu bakizwe ejo bakagwa imana ibahe kumaramaza mu izina rya Yesu. Oh haleluya amen oh haleluya amen oh haleluya amen Yesu numwa baramaramaza bajya mu muriro ibaza umuriro ariko ziko twebwe kukizwa bitunanira kubera utuntu tworoshye muri iki gihugu nimba hari ahantu twemerewe gusenga mu gihugu cyacu haleluya twagiriwe umugisha wo gutwara Bibiliya mu ntoki tugirirwa umugisha wo kugira aho dusengera hari abandi bafata Bibiliya bakazicana nazo umuntu utazakirizwa mu Rwanda ntabwo ahandi azakirizwa amen papa amen haleluya ibaza abasore bamaramaje bakajya
mu itanura gushirira, ariko twebwe kumaramaza nta na gereza ihari biratunanira. abantu barakizwa bakomera mu mashyi, bamwe bati yo Imana ibaha umugisha, abandi barakizwaga bakabaca ibihanga. Reka mbabwire, nta bihe turimo bikomeye byatuma tudakizwa, kuko nabo bakiranye inkero barakijijwe barijyamo, bifurije kumaramaza. ngo baramaramaza bajya mu itanura ry'umuriro. Nimba hari umuntu Imana itahomba mu isi y'ababaho, ni umuntu wamaramaje kuyikurikira. Numva uwo nguwo ni umutungo w'Imana, iramuraririkana mu buraraho. Nimba hari abantu Imana itatakaza, ni abantu bamaramarije kuyisenga, ntabwo yababura, nta nubwo yabahomba. Amen. Ngo bajya mu muriro, ngo bageze mu muriro basanga Imana nayo burya kare. Ijambo nigishije kare navuze ngo iyo ije kugutabarira mu mazi nayo ihita iba amazi, yaza kugutabarira mu muriro ihita uba umuriro. Iyo kwa muganga bakubwiye ngo wigendere ntuzakira, ihita iba dogiteri. Haleluya. Iyo ufite urubanza rero rwarananiranye ba metre, kambara ya makazu y'abametre. Iyo ku ishuri kwiga uri kwiga ntibikundi, ihita iba professeur. Haleluya, haleluya. None ubona byagucanze uri kuri vora iba umushoferi. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Nabonye umuntu ushobora byose. Nta muganga wavuga ngo avura mu nda, ashinzwe mu nda n'umutwe. Buri muganga agira ibyo yize. Ariko uyu mudokiteri w'umuspecialiste ndavuga afande Jesus. Ashobora gukanika imodoka akajya no kuvura abantu. Ni umukanishi w'imodoka nyine, buri wese agira icyo ashinzwe. Ariko Imana yo mu ijuru byose. Haleluya. nta nubwo wamwemerera ukuntu ari ikibamba byonyine, umuntu ushobora byose. Ngo bageze mu itanura basangayo umwana. Igitangaza ngo barigezemo aho kugira ngo bashirire, ahubwo ngo imigozi iracika, batangira gutembera ari bataraga. Ariko mwagiye mutembera mu bibazo muri mataraga. Haleluya. Mwagiye mutembera mu magambo muri bataraga, ariko ubundi mwabana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mujye mutembera mu bigeragezo muri bataraga. Shitani kandi ntabwo muzi ukuntu ari umuntu mubi. Shitani iyo akurijije abashaka kurira, kandi abashaka ko nurira ubimwereka. Mureke mbabwire, nushaka no kurira nakubabaza, ujye wihisha batakureba, uririra Imana. Urarira Satani se gufitiye impuhwe, maze iyo uriza ajya kwisengerera, iyo ubabaye ajya kwigurira, ntawe ugufitiye umunsi by'Uwiteka. Basanga y'Uwiteka, niyo mpamvu umwami yabwiye abasore bati niko basha nimuze mu ndebe, harya bari banga bati mwami nyakubahwa bari batatu. N'amaso se y'izabuku ubasha kandi kubona uwa kane, kandi uwa kane ko ameze nk'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Haleluya. Uradisi hari igihe mwibwira ngo muba muri mwenyine. Haleluya. Ntabwo turi twenyine, hari n'uwa kane, haza n'uwa gatanu, n'uwa karindwi, n'uwa 10 yazamo. Kumaramaza, Daniel aramaramaza, bamujyana mu rwobo rw'intare. Akorata ko Imana dufashije kumaramaza. Gukizwa neza ntabwo babidufungira, gukizwa neza nta mande baduca, gukizwa neza nta ntare bagifite. Kera habagaho intare, kera habagamo ibikangisho bakangisha abakirisitu. Nk'ubu ngubu gukorera Imana ugasanga baragwe barapfa buri munsi. Ariko nkatwe nk'ubu batarakinga, twajyaga kubwiriza bakatuzimanira inyama, bakadushyira mu bimodoka byabo byiza, ukabona ari byiza. Utazakizwa muri iki gihe turimo n'ukuri, n'ahandi azakirizwa, kuko isi ntabwo izaba nziza, imbere ni habi. Ndashaka gusoza iki cyiciro ngafata ikindi. Turi busengere rimwe, ariko hari isengesho ushaka gusenga kuhaguma. Haleluya. Mureke dusenge. Yo. Mureke dusenge. Turi busenge irindi bya rusange. Mureke dusenge, nimuhaguruke dusenge. Mana yacu waramurinze cyane, uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri izi ishaje, uraturinda nitwa. Haleluya. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Sema amen.
ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Mana yacu waraturinze cyane, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Mana tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero wironyeye, tukweretse n'abasubiye inyuma, garura izo ntama zawe. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Vuga amena. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. tugiye gusenga, tugiye gusenga Imana itange kumaramaza sifa kwa Mungu. Amen. Imana ikugire Daniyeli, abandi bagire Saduraka. Imana ikugire umuriro kugira ngo nuca mu muriro ntupfe. Imana iguhe izindi mbaraga kugira ngo nuca mu mazi ntuzatembanwe. Turi imbere yawe Mana, Yesu. turi imbere yawe nyakubahwa. Imana itegeka iminsi n'ibihe, Imana yateguye uyu munsi utarabaho. Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ifite imbaraga zitarondoreka. Ntuhujanye n'abana bawe mu ijambo, tuvuganye natwe ngo nitumaramaze, habwe icyubahiro ushyirwe hejuru. Dushyigikire kandi uturengere, ba mu ruhande rwacu kandi twiteho. Mwami basengera abana bawe, baha imbaraga zo kugaragaza, baha imbaraga zo gufata umwanzuro, baha imbaraga zo kugumaho mu gakiza kawe, kandi imbaraga muri ubu bwoko bwawe. Aba ni abahungu bawe, bigisha bawe, aba ni abantu bawe bakomeye. Habwa icyubahiro nyaguhora ku ngoma, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimye ko wumvise iri sengesho, icyubahiro n'ikibitawe mu izina rya Yesu. Amen. Ndagukomera Imana.